Hey lovers, how are you doing? It's your boy Silva. Today I bring you another episode for the Creative Social. To be creative, you don't have to be a designer. You don't have to be a painter. You don't have to be a poet or a musician. You just need to have a dream, to have a vision of what you want. Today I have a special guest for you. She is a beautiful lady, smart and dedicated to the career she chose. So today we will just talk in Kinyarwanda. If you don't speak in Kinyarwanda, but don't worry. We have like a summary of the content in the description. Make sure to read everything. So ladies and gentlemen, welcome in the house, Enad. Muraho. Karibu muri The Creative Social. Watangira twibwira Enate ni muntu ki, muri make Enate ni nde? Amazina yanjye yose ni Enate Uwamahoro. Bishatse kujyaho n'aka engineer. Engineer Enate Uwamahoro. Yego. Nkuko nari gusa kubivuga, umusibo engineer. Ubikunda. Ubikora. Ari ibyo nkunda abantu n'Imana no gukora no kubaka nyine. No kubaka. Uravuze ngo ukunda mbere yuko tujya ku rugendo rwawe rwo kuba umu engineer, ko wagiye muri career, uravuze ngo ukunda abantu n'Imana. So watangira udusengera wenda nk'amasegonda 5 like turagize Imana iki kiganiro cyacu. Amen. Ese ujya wibuka gusenga iyo ugiye kugira icyo ukora? Nakwibutsaga gusenga ni ibyambere, gusenga birafasha kandi burya gusenga bicanugura imitego ya Satani yose. Ndakubwirije haleluya. Mbaye pastor kubera engineer imbere yanjye. Ndongeraho na kapasiteri. Pastor engineer Enate Uwamahoro. So noneho ngize amatsiko yo kumenya ngo ese urugendo rwawe rwo kugira ngo ube engineer wenda watubwira muri make ese ukiri muto wajyaga wibona ukina wubaka inzu kumwe abana bakina ese cyangwa se waduha muri make nk'urugendo ni gute uyu munsi uri engineer mu buto bwawe uko wagiye ukura kugeza uyu munsi? Uko nagiye nkora ntabwo yigeze nkora nubaka inzu cyangwa se mbitekereza nkiri umwana. Byaje muze urumva nkiri umwana nakuze nk'abandi bana nyine iby'abana bisanzwe nk'iby'abakobwa bisanzwe kariya yo kubaka nahisemo nyuma. Bivuge ngo uravuze ngo wayihisemo nyuma, wari ufite ayahe mahitamo yandi? Ni iki wakundaga gushaka? Nabaga nzaba umuganga n'abandi bana bose bakura bumva nzaba umuganga, nzatwara indege. Nari ngiye kubitekereza gutwara indege, nzatwara indege, nzaba umuganga n'ibyo. Ntabwo yigeze mvuga ko wenda nzaba umusirikare, ariko numvaga umuganga dogiteri avura abantu banabikunze. urumva ko byose navuga ngo bifite aho bihuriye na siyanse na engineering. Urukundo rwawe na siyanse rwaje gute? Ni gute wakunze siyanse? Nakunze siyanse mbere na mbere Imibare cyane. nari muzi ko niga imibare ntayo ntinya sinayize nturize. Njye nkunda imibare cyane ku buryo nacyo cyatumye ahubwo ijyana kuri civil engineering. Ubundi numvaga nzaba umuganga ariko kugira ngo mbere ngira ngo baba barize siyanse yose bari bemerewe kuba umuganga, maze fizike warize biochimie bari bemerewe kuba umuganga. Rero njya guhitamo nize ubundi PCM. Ubwo ni physique Chimie na na maths. maths.
natwe amenyesha cyane turabashuje abayize mwese cyane ari ndabasuje abantu bose bize mu gatwa n'inyesha ikigo cyiza cyane sinzi wenda yari dream nayo kujya kuhiga zari inzozi zanjye zigeraho rero hari PCB na PCM byombi nari mfite n'amahitamo yo kuba nahita najya no muri PCB nkahinduza no muri PCM nari mfite guhinduza nkiga na PCB ariko kubera ko nakundaga imibare urumva muri PCB nta mibare irimo wenda iyo haza kuba MCB nari bwige MCB mate chemistry na biology ariko hari PCM na PCB natekereza kujya muri PCB mvuga ko nta mibare nzabona kandi mu by'ukuri nta wundi bintu byo kuvuga iyo mbwira ngo nige siyanse zimwe ntabwo byari ok si uko ntari mbishoboye nari bishobora kubyara amafaranga kuruta ibya karigesha njye nkunda ibya karigesha nkunda kwapurika nkunda abantu twiganye barabizi sinzi wenda nk'abandi babaga bari hafi yanjye babimenya ariko kuko twaba dufite ejo ibintu birimo kunuka ari examen byafataga igihe kubyicaraho nkaba nanabitsinda cyane ariko ko nabyicayeho kuko nabyize byafashe ariko yaba ari ibintu birimo calculation byoroshye numvaga niyo wabwira ngo nimbyuke njye muri examen nabyize nkagenda ariko nkabona ibyo kunuka byangana niyo mpamvu rero PCB ntabwo ntashatse kwihitamo gukomera mu mibare ariko numva ko mwese bose bizakunda nzahitamo nziga medicine zose ariko ni siyansi wari uri muri domaine ariko ntabwo byakunze twagiye kugira tujya mu wa gatandatu baratubwiye ngo warize hatarimo biology utakwiga medicine niyo mpamvu rero nahise mvuga ni ikihe kintu kindi umuntu yakwiga kiraho umuntu wize math physique ni iyihe faculté yindi yahitamo nziza none abantu bize abantu bose ibintu bize mwabaga ku byose kose muzi ngo nitsinda neza faculté nemerewe kuziga nziza kandi zangira akamaro nyinshi rero njyewe nta muntu wize math physique na chimie watsinze neza civil engineering yari iya mbere bihitamo cyane ariko kandi uretse n'ibyo nagiye kujya kugira mu wa gatanu numva ibintu by'ubwubatsi ndi kubyiyumvamo maze kumva ko ubuganga butagikunze ndetse numva yuko sibyo ko n'ukuntu ntinya no kubaga n'umuntu wakomeretse kumubona hari igihe n'amaganira wasanga ntari Imana ishimwe ko nawe wenda nabigiye nawe ukunda gufasha numva kuba nakwakira umuntu aje ababaye nyine nabishobora ariko natekereza ko habamo no kubaga no kugira ngo nabyo wasanga rero Imana yaragatera umukobwa azajya kubaka nibyo bizaba byiza kuruta noneho birangiye ubaye umwinjini bakunda kuvuga ngo rimwe na rimwe ugasanga ngo kubaka n'iby'abagabo ngo kubaka biragoye cyane ese nta mbogamizi wagiye ubibona ese nta bantu bagiye baguca intege mu bintu washakaga gukora wabibonaga gute ubundi mu mikurire yawe mu kuvuga ati mpisemo kuzaba injeniyeri duhe experience gato y'uko wanyuze muri urwo rugendo kugeza ko umuntu umugezemo ntabwo nk'umukobwa ntabwo umuntu wese ukivuga ko uri umunjeniyeri w'umukobwa umuntu wese ikintu akubaza ururira ubasha kurira ibikwa urumva ariko njyewe kwa kubikunda ndabikunda pe nkunda kubona ikintu wakoze kiri hariya nubatse iki kintu ni umuhanda twawubatse twawumanya twawugejeje hano hari ikibanza hari ibyatsi hari ibiki tureskavetinze tuzamuriramo ikintu kizima cyiza nkunda byonyine kubibona rero njyewe turetse n'ibyo nakuze bambwira yuko papa wanjye yari umwubatsi ntabwo gihari ubu ariko nakuze bambwira ko yari umwubatsi rero nkimara kumva ko ari umwubatsi ese barambwira ibi nibyo byanjye ngomba kuzosa ikibi gufata umwuga bajya bavuga w'umuryango w'umubyeyi ukatubyite nko gusa ikibi ndetse noneho nabikoze bikunze ariko atleta civil engineering ni ikintu kibamo n'amafaranga nubwo wenda
ataraza ariko azaza nizeye ko azaza nta kintu nashinja Imana azaza rero civil engineering naho ikaba ari ikintu tuvanyeho urumva nava kuri ibintu bitatu byayikoresheje icya mbere ni application ni ibintu ukora ni ibintu ukora ukavuga uti ikintu kivuyemo iki ndagikoze wenda nkadesigninze inzu ivuyemo iki from nyine scratch to end ivuyemo ikintu kigaragara nkaba mbikunda rero urumva narabikunze noneho wongeraho yuko umubyeyi wanjye yabikoraga noneho nahise numva ngomba kubikora ikindi nyine nkakunda ngera kuvuga ngo kurira inzu kugira gute nta kibazo ndurira rwose ngo byanduza inzara ibyo byo wajya ibyo byo kwanduza inzara wagira nk'ubutumwa wagendanza ukuntu biba bimeze urubaka ukanasa neza nta n'uko kandi bivuze ngo kuba uri umwubatsi ngo bivuze ngo urasa nabi ngo bivuze ngo ntiyiteho muravuga ni umufundi kwiga siyanse bajyaga bavuga abavuga ibiga muri siyanse nyine ni abakobwa baba bari aho basa n'abari kuburya urasa nabi ntabwo bivuze ngo urasa nabi wenda ndabwira n'abana bakiri batoya ntazagire uguca intege akubwira ngo kubaka ngo bakure umukobwa mubi ngo bakure umukobwa cyangwa kwiga siyanse oya rwose ugomba kubikora ubikunze uri smart usa neza ugakora inzara n'abandi bakobwa ugakora inzara ugasa neza ni ukuvuga ngo nta hantu uhuriye no kuvuga ngo uri kubikora ugasa nabi ugomba kubikora nyuma yaho ugasa neza rwose nta kibazo na kimwe kirimo ntabwo bagire impungenge mama ari mu ntabwo bikomera ntabwo bikomera ko abantu babyishyizemo ngo birakomera cyakora icyo navuga bisaba kuba ufite umuhate ubikunze ukunda gukora kuko ntabwo rwose amasomo aba muri civil engineering ntabwo wajya kuyakora uri umurenge wasigara kuko ni ibintu bisaba nubwo navuze ngo kuboroka bisaba umwanya ariko bisaba ngo noneho ukoreshe n'ubwonko niba ari ikibazo uri bukore gifite paje ebyiri cya calculation ntabwo uri umurenge bisaba ngo ube ugira courage nicyo bisaba ikindi kuba ufite intego nkanjye umva narahereye muri primaire numva ufite intego gutsinda nkiri umwana numva yo gutsinda nkagera mu minota ya mbere yewe nanatahaga naba nabaye wa kabiri nagera mu rugo tante wanjye niwe twabanaga akambwira ati nta somo mfite urumva hari ikintu uzageraho wabaye wa kabiri uwabaye wa mbere yakoresheje iki kuki wigeze usiba na rimwe mu ishuri oya wigeze ugenda hari ikintu wabuze oya kubera iki wabaye uwa mbere yakoresheje iki kubera icyo utabaha akanyumisha ubwo nyine kambayeho nta kintu azageraho rero nkura numva yuko ugomba gutsinda mu ishuri nkagera mu manota ya mbere nkaba uwa mbere numva yuko icyo gihe ukiri n'umwana utarahitamo ngo wenda nzakora iki wumva ntihandi mpamvu uzaba minisitiri uzabagira gute uzaba perezida ariko utarahitamo utarafokasinga ku kintu ariko icyo gihe numvaga ngomba kuba uwa mbere ngomba kuba umuhanga njyewe ndakuze umubyeyi wanjye n'ababyeyi rwose mujya mushishikariza abana mbere mubakundishe ku kwiga mubumvishe yuko niyiga agatsinda hari ahantu bizamugeza njyewe bavuga ko niga ngatsinda niyo nzira izangeza ku bukire nubwo bitavuze ngo niyo nzira wenda ugera ubukire ushobora no kuba utarize ukagira amahirwe ariko twabiha porosantaje ntoya niyo yaba ari bizinesi uzakora ugomba kuyikora ufite imibare kuyikora warize ukamenya uko utwara abakiriya muhura nabo iyo wize urabizi bifite kuruta uko wakakira umuntu warize si ko wakakira umuntu utarize harimo disipurine wiga harimo kumenya kubana nabo muri sosiyete kubana n'abantu umubwira nawe yakubwira ikintu ngo urakarire rero kwiga ni byiza cyane noneho kwiga kandi gutsinda ni byiza ugenda bizi bitera ishema iyo utashye waba watsinze yagiriwe amahirwe yo kugira amata ya mbere
muri kaminuza muri IPRC nkiga Bize muri APRC muri IPRC East Goma yego uwa mbere muri department yanjye barampemba congratulations kabisa ni inkuru nziza ko bisaba intego ego baguhemba ku gihe abantu bakabinyoherereza felicitation numva ko navunikiye ubusa numva yuko ukumva nyine ko bagutera courage izo appreciation zose wakira ukumva yuko nyine wumva nawe ubwawe wishimye ugira icyizere ukumva ko nta muzagira rero abana iyo wize bisaba gufite intego uwa mbere amariye muri primaire muri secondaire nagira ubuntu kuko ku kigo cyiza bende tukiri ku byo kwiga turakomera yize ahantu ku kigo kitari cyiza niko navuga ntabwo cyatsindishaga cyari gisanzwe gitsindisha hanyuma mpagira bavuga ko nta mwana n'umwe utsinda leta yarakohereje ariko kugira ngo nibwo mbere yohereje abana baza bari twari twabaye benshi cyane babanyohereza kuri icyo kigo yigaho ababyeyi banjye bashaka no kwensisa ngo bampindurire ikigo ariko n'Imana ngira ngo ifite ibyayo imigambi yayo barampinduriza biranga ariko cyari ikigo kitagira amazi kitagira umuriro kitagira moteri ariyo dukoresha muri kazi mu tuba dukora etide ariko tuvuga ni oya ibi ntabwo bigomba kumera bariyeri yo gutsinda kuba mbishaka ntabwo bigomba kumera bariyeri ngomba kuzatsinda uko byose kose umubyeyi wanjye yarambwiye ko umwana wiga muri groupe officielle y'Ibutare ari umuhanga abikunda ari byiza aba ari abana bafite discipline abana bafite ikintu ukigera muri groupe already wabonye icyerekezo cy'ubuzima abana nibyo bamusiga muri groupe nibiga muri groupe ni hafi yo mu rugo tuzagusura nibiga muri groupe uzatsinda neza uzabona kaminuza nziza ushobora kujya hanze kwiga hanze kandi koko byari ibyo rero muri groupe bitagira intego iyo ugomba nubwo icyo kigo tutabona ko twiga bigoye ariko amazi ibaze gukora etide ntabwo byoroshye ntabwo byari byoroshye byasabaga yuko rero ushaka izindi strategy zo kugira ngo nzagere kuri goal zanjye nahise mvuga ngo byose rwose ntabwo kuba nta mazi nta muriro bigomba kumbuza kugera kuri goal zanjye nkakoresha ubundi buryo ngakurikira mu ishuri ku manywa nijoro mu gihe moteri itarazima nkakora ka etide vuba vuba ko biroroha iyo bakurikiye mu ishuri biroroha bituma iyo gukora etide byoroha rero kitari Imana ishimwe yahaye umugisha izo mbaraga izo courage icyerekezo cyanjye ndatsinda ku kigo nigagaho twatsinze turi batatu tumva nawe uwa mbere mu ishuri atari uwa kabiri ariko tumva nawe uwa mbere bari mu mwaka hari muri 2009 bita mbona muri groupe officielle twarahatse kubera ko utubwiye umubyeyi ahanini niwe wagukundishije kwaka muri groupe noneho kuko birangira uhabonye ese kuko buriya hari n'ikintu ngewe nizereramo ikintu cya manifestation mu buzima kumva ikintu ukakirema mu mutwe wawe ese iyo process byari bimeze nawe wenyine waravuze uti ndumva nta handi nshaka ndumva kuko wari determined naravuze nti umubyeyi arabimbwiraga nanjye bigatuma nshaka kumenya neza icyo kigo nkumva ni ikigo kivanamo ni icyo kigo cya mbere icyo gihe n'ubu ngubu ariko mpamya ko cyatsinda cyane abantu benshi baranakizi urumva ni nziza ariko naravuze nti iki kigo abana bajya ni abana batsinze neza iyo mbere mu gihugu iyo bahageze hari ahantu nta kabuza iyo uhageze ugomba kuzamura kursi kugira muri kaminuza mbese ko hari ikigo cyiza nanjye ndabibaza kuko numva nibyo ndavuga nti ntaragomba kwiga nkazagera ku ntego zanjye de nkazashimisha n'ababyeyi banjye rero nabigezeho ndatsinda byongera nishima cyane cyane ndabibona ngiye kwiga mu bigo gutyo ariho nageze mpitamo kwiga PCM ifasha kugira isima engineering ariko ntabwo njya kwiga muri kaminuza nagiye kwiga muri IPRC ba mekanike mekanike
mekanike otomobile mekanike otomobile nibyo nakubwiye iyo wihaye intego urumva nahereye mu wa kane mu wa gatanu gutyo ko mu wa kane nari nyibaza niba nziga PCM cyangwa niba nziga PCB kubera gukunda imibare mpitamo PCM maze kwihitamo numva ko ngomba kuziga civil engineering kubera mwana wavuze bindi ko numva bikunze ni faculty nziza kandi n'ubu nziza rwose ubu muri civil engineering habarangije ku mahirwe menshi cyane yo gukira vuba yo kubona amafaranga vuba ni field irimo amafaranga iyo witwaye neza ukabikora neza ukigiramo umugisha rero urumva navuye mu wa gatanu noneho naramaze kudesida ko nziga civil engineering bitavuze ngo ndi umukobwa bitavuze ngo ndi iki ntabwo kuba uri umukobwa byakubuza guhitamo icyo ushaka kwiga ntabwo byakubuza kuba icyo uzaba cyo haba abakobwa turabishoboye haba abahungu turabishoboye ntabwo example example ya mbere ku ishuri rero ntabwo bivuze ngo kuba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ugomba kwiga iyi ngiyi wenda kuba uri umukobwa ntabwo ahubwo ni byiza ahubwo ni byiza cyane rero byarangiye ngiye kwiga muri IPRC mekanike ndavuga nti kwambaye mekanike sinzi ntabwo twageze bamaze buri wese bamuhaye ibyo agomba kwiga ndavuga siko nagomba kwiga civil engineering avamo mekanike njya guhinduza kuri icyo gihe abantu benshi bashaka kuva muri mekanike bajya muri civil barangara bati buri muntu aziga icyo bamuhaye njya muri mekanike ndiga bakubwira ko nize mekanike semestre ya mbere zikarangira ntabwo wabyemera ndiga noneho ko nicayemo abantu bakajya bambwira aho twigana muri mekanike mekanike ni nziza cyane kuko babaga ari abana babanje kuyiga Genje narize siyanse nkuko muri civil harimo abize construction muri secondaire urumva abantu bize siyanse twagiye mu IPRC ntabwo twari benshi rero mekanike bakambwira uburyo ari nziza uburyo mekanike kubona nkongiye kwiga ndi umukobwa ari byiza cyane ari amahirwe urumva bashaka kumvanamo civil nawe ibyo bambwiraga byari byiza ariko wibuke ko nari mfite intego yanjye nkajya mbitekerezaho buri munsi bikambabaza gikora mekanike nyiga neza ngira amahirwe y'ikintu ngiyemo nyine ngirimo ngomba kugishyiramo imbaraga umuhate ntabwo kuba bambaye mekanike byari bivuga ngo noneho ngo kuba ngiye kwiga mekanike kazaba uwa nyuma nagombaga kuyiga nkavuga nti wenda ntiwanamenya abantu bari kuba mu gishanga ariko kubera ya ntego yanjye yo gusiga civil mwana umuntu najya hakagira igihe nicara nkavuga oya ntabwo ari njyewe rero mekanike ndayize semestre irarangiye bikindwaniramo ariko ndavuga ni nicaye ndi muri detente ndavuga oya ngomba kuza muri civil engineering ntabwo ngomba kuba mekanike ntabwo ari byo natandukanye ntabwo ari byo yanjye kandi ikindi mekanike nkareba nkabona mu gihe mu Rwanda ntabwo inganda nyinshi zari zihari nkabona hari opportunity yo kuzabona akazi cyane ari muri civil engineering kuruta muri mekanike ikintu nakoze icyo gihe naraje nta muntu n'umwe wangishije inama nta muntu ubwiye ndagenda nka principal nari mfite amahirwe yo kuba naragize amahirwe yo kuba ndi muri komite y'ikigo ari minister charge of gender muri IPRC nabyo birafasha byabashije kugeza ku bayobozi vuba yego ndagenda mbwira principal wanjye w'ikigo muri IPRC Efrem Musondera mbonaho no kumushimira ko yanyumvise icyo gihe kuko hariho nari nabwiye umuyobozi wa DAS icyo gihe arambwira ati ntibishoboka DAS ngo ni director of department ariko student ibijyanye n'amasomo ibijyanye n'amasomo ndangije ndamubwira nti biri academic nibyo yarashinzwe ndamubwira nti njyewe mwamaye mekanike ariko nashaka civil ati kuki utahinduje bwa mbere ariko narabigerageje mwari mwavuze yuko bitemewe guhinduza kiriya gihe ko bitari gukunda civil abantu bari bahagije
ariko njyewe nshaka gusiga civil engineering ariko nshaka gusiga mekanike. Arambwira ati rero ntabwo bishoboka. Semestre irangiye igishoboka ni kimwe ni uko uri bugende uyu mwaka ususpenda ukazagaruka ugataha ugatangira no mu mbere muri civil nta kibazo kumva nabyo bizandindiza. Arambwira ati ikindi gishoboka ni uko wakomeza mekanike kuko ntabwo byakunda kuba neza amasomo byavuga byarumvikana amasomo abandi bize urabona ko ukuntu bimeze uhera ku masomo amwe ariko gutegurira ayandi ayo muri semestre ikurikiye kuko uva mu wa mbere ujya mu wa kabiri hari ibyo ugomba kuba warize mu wa mbere. Nawe mu byo avuga birumvikana ariko nanataha ndabanza ndabigenza ndakomeza gutekereza ndaganiriza umwarimu umwe ndamubwira arambwira ati wowe genda ubwire umuyobozi yuko ushaka kwiga civil byanga ariko wabyigisha. Ndagenda numvaga ko ariko nanjye mbasadasura mu burenganzira ngende nisabire principal yuko yampa civil n'ibyanga ndabikira. Ariko ubwo n'abandi bayobozi bari bambwira ati ibintu uri gushaka gukora ntabwo ari byo bambwiye kandi bambwira ati ntabwo byoroshye. Ndagenda njya kureba principal ndamubwira rero umuyobozi njyewe ukundeye ubu nakuze numva nzaba civil engineer mvuga nzaba engineer civil none nageze hano mu mekanike nashatse guhinduza biranga ariko nabyene nuko nararize na siyanse muri segonderi nageze hano ndahuzagurika mbanza ntabwo nari numva neza ibintu ariko ari kugira ngo barusheho no kumenya ntabwo narumva neza siyanse nageze hano rero birangora kuza mu bintu biri tekinike cyane birangora guhitamo ariko urumva nagize narahuzaguritse ariko kugira ngo nyumve narahuzaguritse kandi yaranyumvise koko ndamubwira nti ariko mu by'ukuri ushaka kuba civil engineer kandi koko numvaga nshobora kuza mu civil engineer ya determination yo kuza segonderi naho hose numvaga nshaka kuba civil engineer rero munyemereye ndabinginze mumufashe nige civil engineer. Arambwira ati semestre rero nanjye urumva bishoboka ndamubwira nti ukuri mumfashe burya byose byashoboka. Arambwira ati rero reka mbanze mbaze yuko utagiye guhuza kureka dushije reka mbanze mbaze muri mekanike niba utsinda ushaka gusanga muri mekanike byakunaniye ukaba ushaka kujya muri civil ngo ugerageze urebe niba ariko bimeze ntabwo bikunda ahubwo uraba ugiye guhuza kurushaho ariko nisanga utsinda neza rwose ntakigura ibyo ushaka nta kibazo. Arahamagara HOD ako kanya wo muri mekanike umwana witwa Morenate umunyeshuri wawe uramuzi ati ndamuzi none se aratsinda neza atatsinda neza ninagera mfite amanota ya mbere muri mekanike muri iyo semestre ya mbere ati aratsinda neza cyane ahubwo ni mfite amanota ya mbere muri semestre ya mbere ati okay byabashakaga arambwira ati wowe ufite amanota ya mbere muri mekanike cyane ushaka kuyivamo ni uko ntubashaka kuba civil engineer kandi naho mfite amakonegisiyo niho hantu numva nzabona akazi binyoroheye kuruta nahise mubwira ko afite umwirera ati kubikoramo numva aribyo bizafasha rero kubona akazi vuba binyoroheye. Rero no kurageza hano ntibinkundire guhindura ariko mu by'ukuri ntarirarenga umufashe abayobozi bose nzagire ku mirimo yanjye. Arambwira ati kuva utsinda neza niba ari ibyo ushaka genda ubikore why not genda wiga ibyo ushaka. Ndasohoka njya kwa dasi bambwira ati principal aranyemereye ati rero ndavuga yewe ati tugiye kujyana amasezerano rero arakwemereye n'ibyo ariko tugiye kujyana amasezerano turandikira urupapuro urarufite kopi nanjye mfite cyane nta kibazo ukuntu bigiye kugenda ugiye kujya muri civil engineering muri semestre ya kabiri hari ibintu wagomba kuba warize byo muri civil muri semestre ya mbere ukuntu rero bigiye kugenda ibyo bintu nabyo utize ayo masomo yo muri semestre ya mbere utize ugomba kuzayiga umwaka utaha muri semestre ya mbere uzayifatanya semestre ya mbere mu wa kabiri muri civil engineering uzayifatanya na semestre ya mbere yo muri mu wa mbere n'ubundi muri civil muri semestre ya mbere nta kibazo rwose
nashakaga kuko rwose ndambwira ni ibyo biroroshye ari ushaka uzabishobora utazatsindwa ntabwo njya nzatsindwa nzabishobora rwose ahubwo umunyemere baranyandikira amasomo ya nayo ugomba kuzayiga umwaka utaha mu wa mbere ndavuga nti nta kibazo numva ntabwo bari kubitekerezaho ariko nahise mvuga nti ikintu cyose umuntu yihaye kugeza kuzakigeraho bisaba gukora cyane birumvikana ariko gukora cyane ntacyo bitwaye cyane ko iyo tukiri batoya mu myaka tuba ugomba gukora cyane rero niko byagenze ngiye mu kabiri muri civil engineering muri semestre n'ubundi urumva ni mu wa mbere twahise dukomeza mu wa mbere semestre ya kabiri muri civil engineering niho nayigiye bwiga ngira amanota ya mbere muri civil engineering bititaye kuri ya masomo nabacu amanota ya mbere muri civil engineering ndakomeza iyo promosiyo yacu ya mbere n'ubundi mu wa mbere birangira sifa icyo amanota ya mbere kabiri noneho nagombaga gufatanya civil semestre ya mbere yo mu wa mbere na semestre ya mbere yo mu wa kabiri nagombaga kubifatanya byombi ntabwo byari byoroshye kuko n'abarimu hari igihe amasomo ahurirana ariko kugerageza uvuye mu ishuri gushaka ibyo abandi bize burya kwegera umuntu ukamwaprocinga ufite disipurine arakumva avuga ati umwarimu namusangamo isomo ryahuriranye ariko ndaza gushaka undi butige ndabikoze gutyo nkagera kuko ntashye byasabye gukora cyane kuko ntashye nimugoroba hasubiramo amasomo yo mu wa mbere ngomba kwiga amaexamen yose ndayakora birangira ngeze amanota ya mbere muri semestre ya mbere muri civil n'amanota ya mbere muri semestre ya mbere nagusanzwe birarangiye ibyo gukomerezaho komeza nyine mu umwaka wa kabiri wa civil muri IPRC ndawurangiza maze kuwurangiza njya mu wa gatatu ari naho twarangirije twiga imyaka itatu ariko ukagira ntabwo ufite bachelor nabyo byari kugira ngo itatu bitangira bachelor hari amakaminuza bitewe n'amafakite basigaye babitangira bachelor ariko kugeza n'ubu civil engineering iracyari imyaka ku muntu wabyize yabikomeje imyaka ine wabyigiye rimwe wabyigira ahantu hamwe urugero nko muri KIST imyaka ine bagakomeza muri INES ari naho nagiye gushaka bachelor yanjye muri INES wabitangiye mu wa mbere urabona ko challenge uvuye muri IPRC sibyo ko numvise hari amahirwe y'uko IPRC bagiye kuzahashyira bachelor bakiga imyaka ine bakagira bachelor ariko byari ibi challenges wenda ntabwo leta yabitekereje ijya kubishyiraho ariko wabaga uvamo ufite ntabwo mbaye mu civil engineer wuzuye numvaga kari akantu kaburaga nta bachelor ya civil nari ifite hari n'ukuntu wumva no kwita umu engineer bitari gusana neza iyo ufite ukumva ntabwo uri kubivuga ufite confidence ukumva ntabwo uri proud neza ukavuga uti ya I have to be a full civil engineer ngomba kujya gushaka zero noneho kugira ngo ngire ku mirimo yanjye neza nk'uko nabyiyemeje ndangije rero nagiye gushaka bachelor muri ubwo bivuga ngo scholarship yari irangiye byasabaga kwirihira iyo hasa rero nayo ndashaka kumva byasabaga kwirihira ndavuga ni ubwo mbonye ngomba noneho gushaka bachelor kandi bachelor ugomba gushaka akazi kakazamfasha kwihira ngiye kubw'amahirwe menshi cyane ntayagihari muri INES hari kwiga bugihande uburyo wabasha gukora kwiga rero ndapulaninga uko bizagenda ko ngiye gushaka ngomba kubona akazi namara kubona akazi ubundi numvaga ubundi muri civil engineering biroroshye ari nabyo nkundisha abantu muri civil engineering wakwikorera wanakorera abandi wanakora muri company ndavuga nti niba nzishingira company nkakora niba nzashaka akazi kuko iyo gitangira hari igihe byiza iyo utangiriye n'amakampani yatangiye ukaba nawe ugire urushaho kugira experience umenyere numvaga rero ngomba guhera nta kibazo mu zindi company nkagira experience ariko intego yanjye n'ubu ngifite niyo kuzikorera kuzagira company yanjye
kwiga ubumenyi n'amafaranga kapitale ku buryo mbasha kujyamo neza uri kubitegura nyine rero naravuze ngomba ubasinzi nakwikorera nakorera abandi ko biroroshye twiga civil engineering wa designing umuntu nza kuguha amafaranga wakorera rwose biroroshye rero nibwo ndavuze ngomba gukomeza urugendo rwanjye ariko ngira amahirwe menshi muri icyo gihe nyuma igihe ndi kubitegura neza mba nabonye n'akazi icyo gihe hanyuma mu gihe ngiye gushaka kujya kwiyandikisha no kwiga ngira umubyeyi wanjye sapotinga umwuga wanjye nkunda cyane ndamushimiye umwuga wanjye rwose sinzi niba bingora ko navuga ku izina ariko ariyizi yahise ambwira ati ugomba kwiga masters benshi bamenya kwiga masters ndamubwira ni byiza nshaka no kuyiga cyane ariko burya ntabwo nize civil engineering hari akandi kantu nakubwiye nkirangiza muri IPRS nagaraduye nza nagize amanota ya mbere hari umuntu wese anyemerera akazi arambwira ati rwose icyo kintu numva naguhemba yakoraga ahantu heza rwose muri Rwanda Housing Authority arambwira ati rwose uza gukora umuhanga waza ugakora wabona akazi rwose hariya akora rero uzapurayinge nanjye nzakugatinga nzagufashamo ubona akazi aziragaza uri umuhanga aziragaza ubikwiye nzagufashamo kubw'amahirwe make icyo gihe naragiye banyereka ko narahageze banyereka contract ko nagiye kujya nkora ubwo ndimo nashaka kubwira ikintu cyamotivatinze vuba utajya gushaka akazi nahageze bamukontra yari amafaranga atari make n'amafaranga meza pe barayinyereka ndayisoma ndanishima kwa ndi mu mutima uvuga uti iyo kontra ndarangiza kuyisinya ryari ngo njye guserebura nashima Imana abarambashe ati uri mu rugaga rw'abenjeniyeri kubera iki rwari uruzi nari nduzi rujyamo abantu bafite abazi icyo gihe ubu ngubu nabo umuntu binjiramo ariko icyo gihe hajyagamo abazi urumva ko akimbwira gutyo nahise numva automatic ifasha ko umuntu ateka chopstick muri civil engineering ndamubwira oya kuki utarurimo ndamubwira ati ntabwo ndaje banamfasha ati nahise ko graduatinze basera ntangaho oya ntabwo ariyo ni ati orada ndashaka kubazira poste bashaka kubazira ati genda nahavuye numva ngomba kujya gushaka no azero ku kibi n'ikirezi ubundi numvaga atangije ariko kujya kubanza gushaka amafaranga nkaryohaho gatoya nkumva ko ngomba kuziga mfite amafaranga ngomba kuziga nkora numvaga agiye gushaka mu buzima bw'abana gusaba ngiye kwiga nkora kwiga n'ibyo bivuyeho ariko icyo kintu cyamotivatinze guhita njya kwiga vuba mpita mbona rero iyo support ya uncle umubyeyi wanjye nkunda cyane nshimira burya umubyeyi tujye dushimira abantu bakiriho umubyeyi uzagufasha ngo jya kwiga kumusapotinga umuntu wa mbere burya baravuga uyu munsi ubumenyi ni wo murage munini cyane umubyeyi yaha umwana kurusha ibindi bintu byamuha shimirwe cyane mayako ubwo rero neza asapotinga ngiye kwiga ariko yarazwe kwiga masters icyo gihe bitambwira ko ngomba kubanza gushaka imyaka ibiri ati n'imyaka ibiri genda wige nuko nagendera muri nese ebyiri ariko mbajya afite intego kuko n'uwo muntu wari ugiye kumfasha igihe nkora akazi yarambwira ati ugenda uzagera ufite amanota meza noneho nashaka azaba arutaye bari bageze mbere ufite amanota meza iki ni icyamfashije burya n'abantu mujya mubasha kubwira abantu amagambo meza bankurejinga amagambo abatera imbaraga nk'uko yarabimbwiye kuva ko noneho njyanye n'indi ntego njyanye
niga nko muri IPS abantu twiganye nari umukobwa umwe muri classe yanjye twiganye barabizi ari umukobwa umwe abandi bose ari abahungu noneho bagatangazwa hari n'ubwo mutera burade bakabikora ariko gute umukobwa turusha ntabwo baba babyumva ntabwo bumvaga uburyo ubarusha amanota ntabwo bumvaga uburyo uri umukobwa ushaka kurusha amanota ntabwo babyumvaga urumva ariko njye bikantera kuraje nk'umukobwa ujya mbwira abakobwa bita nawe wumva wigiriye n'ikibazo kwanza n'abanyarwanda rwacu bugeze dufite ubuyobozi budushyigikiye dufite ubuyobozi budushyigikiye butwumva ni amahirwe tukwiye kubyaza umusaruro abakobwa abamama ni amahirwe akomeye ubundi niyo foundation dufite kumva ko ugomba kwiga icyo ushaka ko ushoboye ni ibintu rwose mu Rwanda twumva dufiteho tunashimira umuyobozi wacu twamwitaho rwose gukomeza kudushyigikira kudufasha rero ni amahirwe akomeye noneho no kumva rero kandi urumva ko bidashoboka birashoboka ko waba umukobwa umwe mu ishuri ugatsindwa kugira ngo birashoboka ko waba umukobwa umwe mu ishuri rwose upfa kutagira ubwoba kumva ufite icyo ushaka rero nahise njya gushaka hazira n'ubundi hariya maze kuhagera nyine bakavuga ni gute ubarusha kandi n'ubundi urabarusha byari bimeze gute byari byiza mba biraryoha biba biryoshye bigutera kuraje ubona ukaza muri classe rwose ugasobanurira abantu bose abakuru abato abakuruta abahungu ni byiza cyane ahubwo nta n'ukuntu bitaryoshye abakobwa biraryoha ahubwo ngewe ndumva bose babwiza mbese bose okay na jokingaga dukeneye n'abanasi n'abadogiteri dukeneye n'abahanzi cyane rero najya no muri nesi amahirwe turimo turinsiparinga abana wenda ntabwo byari nk'uko mbivuga cyane ngo wenda nageze amanota ngo ya mbere ariko icyo gihe muri nesi naje no mbonamo ibiraka nkajya nkora muri wikendi nkajya nkora days weekend nkajya kwiga bisaba gukora cyane bisaba kujya umuhanda twiga civil engineering unakora ntabwo ari ibintu byoroshye ariko mu gihe umubyeyi gusa ko utinze na wumva hari icyo ugomba kumufasha si ngombwa ko byose bimwake cyane ko nari mfite n'iyo ntanagomba kubyaza umusaruro rero narabifatanyije byombi ntabwo byoroshye ugomba kuva mu kazi kugira ibintu bya civil engineering calculation structure analysis ku ba civil engineer murayizi kubikora uvuye mu kazi warushye ntabwo ari ibintu kandi akazi n'ubundi kabyo ubwabyo gasaba imbaraga nyinshi cyane pe yego gasaba imbaraga nyinshi rwose gasaba imbaraga nyinshi imbaraga mu kugenda ukirirwa uhagaze ahantu muri site uri uhagaze kuri site uri gukora ubarebera ibyo ubona badashoboka berekera ukabafasha n'ibintu nyine byose bizanye imbaraga ariko icyo gihe muri inesi ruhengeri nahavuye rwose mu meza ari meza muri classe yanjye yari aya mbere n'ubundi kuko dufite classe nyinshi n'abadeyi n'iki wenda icyo gihe ntabwo naje ndi uwa mbere hari n'abadeyi no kugira n'akazi ariko muri classe yanjye yari aya mbere rero umva byaramfashije hagati aho byanamfashije kabivuge nanashimire abaduhaye iyo opportunity bahise bafata abantu bageze amanota ya mbere muri civil engineering muri inesi shimira na inesi minifra yahise iduhamagara Ministry of Infrastructure bose baduha opportunity yuko abantu bageze amanota ya mbere muri civil engineering bagiye kubaha opportunity internship ariko paid kandi yari neza cyane professional internship tuyita tugira amahirwe batukohereza mu kigo cyiza cyane RTTA tubashimira bose Minister of Infrastructure dushimira RTTA badustinze neza tureza amakampani meza turakora tugeninga ubumenyi nacyo cyari kigenewe n'ubundi kuronka ubumenyi cyane muri kampani ko tugiyemo no kumenyera akazi baraduhemba n'amafaranga meza yari meza rwose kugira ngo tubashe kubaho neza tubashe gufata neza rwose tubashimira urumva rero ni civil engineering irimo ibyiza byinshi
nanjye ndumva najya kwiga ahubwo nawe ndumva wazi cyane ariko uzanyigisha nta kuntu se buri muntu yakwiga amasomo ya nimugoroba cyangwa ya nimugoroba atagoye ntuzagire ikibazo ariko civil engineering ubu ngubu ndagira ngo umenyeshe kubera ubukana bwayo niko navuga ntabwo rwose kuyijyamo abantu bayitinya impamvu bayitinya ni uko ntabwo rwose ntabwo ari ibintu bajya mugiye kujenjeka icyo ariko civil engineering nanone iroroheye iyo uyikunze kandi nawe ushaka gukora cyane rero byarangiye bavuze bavanyeho yuko nta bantu bagomba kwiga muri weekend cyangwa nimugoroba muri civil engineering kuko you have to be focused bisaba energy nyinshi baravuze ati civil engineering muri weekend amasaha makeya iki ntabwo byakunda ntabwo byavamo bayivanyeho ubu hano mu Rwanda nta hantu wabona wiga aba civil engineer barabizi nta hantu wabona wiga civil engineering muri weekend ntaho pe rero bisaba nyine gukora cyane ariko birashoboka iyacu ubundi niyo yabaye iya nyuma abari bari inyuma yacu nibo bamenye abantu niyo yabaye iya nyuma muri nesi kandi muri nesi niho hari n'ubundi weekend ya civil engineering kugeza ubu ujya muri nesi ya civil engineering cyangwa se muri kiste ntabwo yakora civil engineering ari niyo mpamvu kujya gukora masters ndimo ndashaka kujya kuyiga nanjye yaraje ubu hari ibintu bikeya ntabwo biraza byose na leta yacu izadufashe babizane byose abashaka kwiga ibijyanye n'amazi kubaka structural analysis byose nyine rero civil engineering muri magambo makeya icyo nayivugaho ni field nziza cyane rwose isaba gukora cyane ariko abantu batoya tugomba gukora cyane birashoboka ndibajije simbizi menya nuko njyewe ntabwo ndi mwiza mu gushushanya kuko ndibuka nize troncome twagiraga ibintu by'amabiyoloji bavuze ko wakundaga ibintu by'amabiyoloji ibintu bisaba gushushanya nkabitinya muri civil engineer ngira ngo nyine iriya design mukora ese ntabwo bisaba ibintu byo kuri familia no gushushanya kuba cyangwa juste no ufite vision y'ikintu ushaka ku result ushaka ubundi ukajya muri tools zanyu mukoresha mu kazi designing biba bimeze gute izo process navuga kuba uzi gushushanya intoki nabyo ni byiza tugira na drawing tugira n'isomo rya drawing kandi ugomba gushushanya intoki aba civil engineer barabizi bazadushyira no muri comment na isomo abantu benshi bitazi gushushanya uritinya ntabwo biba byoroshye kandi urumva nagize ubwoba wowe ariko ntabwo bigoye bisaba kubishaka gusa urabimenya uba ufite amarati ufite ibyo materiyeri zose ugomba gukoresha rwose birakunda cyane rero gusa icyo uvuze bwa kabiri nicyo ugomba kuba ufite mu mutwe conception icyo ushaka gukora ubungubu urayitinga nta kibazo ariko ntabwo ari ibyo uhawe umukiriya wowe urayikora neza n'amasoftware abikora ashikade izindi zishushanya urabikora rero mu mashini nta kibazo ntabwo bigoye reka ntabwo bigoye rwose wishira impungenge iyo uzi gushushanya n'intoki ni byiza kera hari abantu babikoraga n'intoki kera nta nubwo ayo masoftware yazi niho byari bigoye ubu byasaba ko bishushanya n'intoki ariko nabwo civil engineering ni ngombwa kubikora mu marati ukayakoresha uraba biroroshye gushyira muri software rwose ahubwo icyo ugomba kubuza ese ibintu ndi gushushanya noneho niba ngiye kubikorera analysis niba ngiye kubikorera kugira ngo urumva ibintu bigomba kuba biri safe mbere na mbere civil engineering bigomba kuba biri safe ahantu wishe serivisi ntabwo izaba ku muntu si ibiro bigomba kujyamo hano ukamenya kubikarikira ukamenya kuba ukabikirisha igaruka ugomba kumenya kukarikira ibiro bizajya aho hantu utazubakira abantu ikiraro ejo bundi hagacaho kapasite itakwiye gucaho ugasanga ahubwo nibyo ugomba kubuza ese ibintu biri safe aho gushanya byo ni software. Okay, tumaze kumva urugendo rwawe rutari rworoshye ariko rw'umuhanga koko rw'umuhanga ngushimira ngiye ku giti cyanjye ndakuzi kuva mu myaka ishize uburyo determination yawe ntabwo bintunguye kuba ahantu hose waragendaga amanota ya mbere n'urugendo rushamaje mu kinyarwanda
gusamaza nyine inspiring z'uburyo wagiye ugira intego wagiye ukunda ibyo ukora ndetse ukamenya n'aho ushaka kugera. Nakwibaza rero nanone, urabona watubwiye ko ushobora gukorera abantu, wanatubwiye ko hari abagiye ukorera kugira ngo ubimenyere, wanashinze kampani. Ese iyo urebye urugendo rwawe muri civil engineering nk'ahazaza, ese ubona bimeze gute? N'umuntu ugushaka se nimba wamubwira izina ry'iyo kampani, nimba wamubwira adresse, kugira ngo, kuko urumva tuvanye no kuba uri umu-civil engineer bisanzwe, uri umuhanga muri ibyo bintu, bivuga ngo umuntu mwakorana yaba yizeye akazi, waba wizeye akazi kanoze dore nguyu hano. Rero watubwira ese urabibona gute, wenda urugendo rwawe rw'imbere? Turi gusoza ikiganiro kugira ngo tumenye se urugendo, vision ngari ubona nk'umwuga, ndetse na adresse niba ari umuntu washaka ko mukorana ukamubwira muri rusange. Mbajije ko mbona imbere ko haba hameze, ni umukobwa wizeye ko imbere hazaba hameze neza cyane 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 muri civil engineering, kuko harimo opportunities nyinshi cyane. Mubwiye ko hari aho ngaho nakoraga muri ino minsi ishize nimenyereza cyane iby'imihanda, uranabiye cyane aho bashaka ko bubakira imihanda bahita babwira nabyo byiza rwose, biri safe kandi tudahenzwe. Hanyuma rero nizera ko imbere ari heza, kuko nabikubwiye koze kampani itarakora ibikorwa byinshi cyane, yitwa True Constructors. Rero urumva yuko bizere ko nzahokera ibintu byiza rwose. Ntabwo rero mbona nari nkiri kwiga tere, nari nkiri kugira ngo ngire ubumenyi bwinshi cyane, aho nzajye muri kampani yanjye byose mbifite package yose yuzuye neza. Ariko bitavuze ko n'ubu ngubu ushatse ko mukorera iyo design tuyikora, ushatse ko mukorera project rwose utayikora nta kibazo. Karibu, ndabaha karibu, uzabishaka rwose amarembo arafunguye. Nuzashaka ko dukorana ama software, gushushanya umuhanda, gushushanya amazu, gukora kuri site, byose nagira amahirwe kwiga general civil engineering, ntabwo ari akashami kamwe, harimo gukora amazu, imihanda, byose rwose nta kibazo. Rero nizera ko imbere ari heza cyane, kubera yuko muri civil engineering ni ahantu abantu bose bakiri batoya, ntibisaba ngo se murashaje, uri mukuru, uri mutoya, oya, amafaranga araboneka. Nanjye neza ko rero ari mu nzira asanga ko ngubu ufite intego yo gukora cyane kandi neza. Wenda muri True Constructors, ese mufite presence online, mufite presence, kuko ngira ngo mushobora kuba mufite wenda adresse physique cyangwa se mutayifite, ariko uyu munsi byaroroshye, umuntu abashaka wenda hari adresse ashobora kubabonaho, byaba si yaba idahari se munateganya kuzigira. Duha ishusho muri rusange. Adresse ubu ni nimero yanjye, tuzayibashyira muri comment. Hari icyo na email irahari, turaza kubibaha. Yego, ariko n'ubundi ufite nka company ukeneye umukozi mwiza yakorana nta kibazo. Enatu w'amahoro, inkuru ye ni inkuru nziza, yagushishikariza kugira intego. Urumva urugendo rwe, uburyo yakunze ubwubatsi, uburyo yakunze yibonye mbere icyo azaba cyo. Nkunda kuvuga ngo mbere yo kugira ngo bibe ubanza kubirema mu mutwe wawe. Urumva yarabiremye, agera mu ishuri, agera muri EPRC biranga, ariko araguma ararwana kuko yari azi icyo ashaka. Ni experience nziza rero. Iki kiganiro kirafasha abantu batandukanye, circumstances zose bakora nazo rwose ntuzumve ngo birarangiye, ureka amagarika ngo biranze, oya
niba uyu muryango wanze ushobora kuba atari uwawe kingura n'ubundi atari uwawe komeza urwane uhatane uzagera ku cyo ushaka kandi ntabwo ubyicuza ntabwo ubyicuza rwose habe na gatoya mbona yuko bizangeza kandi naho ngeze ubu nta kibazo ku myaka yanjye nizera rero ko niyisigaye rwose nzagera ku bindi kuko mfite n'izindi ngingo nyinshi kwiga masters nkayirangiza mfite kwiga na PhD dukeneye ko niyo kampani ikomera nayo igakomera yego niyo ntego ubundi niyo ntego nyamukuru igomba gukomera cyane kuko nta cyiza nko kubona uciye ku cyubakwa kuri building cyangwa se ari wowe wayikoze biraryoha biranezeza wavuga uti nanjye mu Rwanda twebwe abandi baseveye engineers tugomba guharanira gusiga isi aho tutayisanze gerageza niba ushyira akantu keza nawe uvuga uti nagiye kano nkasize bwa rukundo rwawe rwo kuvuga ngo nkunda real life application kuba hari ikintu kitari kiri aha nkakibona koko gifatika urumva uracyari mu nzira yawe karisa kandi ndagushimira ko wabaye wowe ndagushimira ko warwanya urwo rugamba ntabwo rwari rworoshye kuko ndabyumvise ariko ugira imbaraga zo kubikora kandi kantu ku bakobwa hari impungenge zijya zibamo zo kuvuga ngo mpamvu umukobwa se urabona ni ikibazo kiri rusange aho uri umukobwa ukaba wenda ukeneye nko kubona isoko ahantu umuntu akazana ibiterekeranye n'akazi kuri umukobwa agashaka guprofita you have to be professional ntubivange n'ibindi hari umuntu ushobora kuza mu gukora umukobwa reka ngire gutya kugira ngo muhe ako kazi muhe ibyo nabyo nahuye nabyo kuba ndi umukobwa umuntu mugakorana agashaka ngo hagire ibindi bintu biterekanye n'akazi biba ibyo nabyo bibamo ariko kubitandukanye ugomba kumenya ko hari intego yawe irenze iby'ako kanya ugomba kumenya niba aho ngaho biri kugenda gutyo bireke rwose hari abandi bakeneye umukozi mwiza ukora nawe ujye muganira ntibivuze ngo rero ngo ibyo byaguca intege n'ahandi birahaba hatari n'isi engineering rero ntabwo bivuze ngo byaguca intege niba uhuye nabyo aho hari ubwo ntabwo n'ubundi ntabwo haza kugeza intego yawe by'ahandi hazima kuri neza cyangwa se muri karere ugirayo ubwo butumwa nizere ko wabwumvise ntabwo ari ngombwa ko uri umu engineer ubwo butumwa bwe twese nanjye ubwo reka nishyire buratureba ndagushimira rero ko wakuri iki kiganiro niba ari cyo ushaka kumubaza wakwandika muri komenti ubutumwa azabona kandi nzi ko wakwanga kumusubiza azagusubiza yego turagushimiye cyane rero ko waje muri The Creative Soul urumva The Creative Soul nkuko natangiye bivuga urumva ni umuntu wese ufite inzozi numva inzozi yawe kuko roho yawe hari impinduka iri gukora ngita urumva soul ni roho kandi umuntu ntabwo ari ibitureba gusa niyo papasi nyine numva papasi yawe hari iri gufasha benshi kandi nzi ko iyi nkuru yawe hari benshi iri gufashe cyane cyane mu kugira intego mu kumenya icyo ushaka mu buzima kandi nk'uko nabikubwiye nanone nsoze ngushimira ko wabiharaniye kandi uyu munsi ukaba uri kubikora byari byiza kuganira namwe nanjye I love to inspire aho urubyiruko kubera yuko hari abantu hano hanze bacitse intege akavuga ati si ubu kuko nzabona iki kandi akiri muto akavuga ati si amafaranga azabona kandi akiri muto ese ubu kuko nzabona akazi kandi akiri muto wajya ntibabe positive mu positive no mu negative mube ko bishoboka n'abandi babigezeho nabo uzabigeraho ahubwo nabareba wowe ugomba no kuzabareba rero mwakoze kumbwira nishimiye nanjye kuganira namwe no kugira icyo mbwira abadukurikiye murakoze so niba uri mushyashya rero ntugende udakoze subscribe kandi nanone nubona iyi nkuru nubona iki kiganiro hari umuntu uzi cyafasha gisharinge gisangiza abantu kora like comment ibintu byose kugira ngo dufashe muri algorithm dukomeze tuzamuke n'umuryango. This is the Creative Soul Show. See you in the next video.